tubifuje kugira ibihe byiza mwese mukomeje kukena Royal TV muri amasaha je umutoni radio rero mbahaye ikaze mu kiganiro cy'umuryango ikiganiro kibageraho burigiye ku masaha nkaya ngaya reka rero tubifuza komeza kugira ibihe byiza ndetse tunababwira ko tugiye gukomeza cya kiganiro twaganiriye ubushize aho twavugaga ku nsanyamatsiko igira iti umukobwa wacu w'umunyarwandakazi utegereje gukora ubukwe wa wundi waranzwe wa wundi uri mu myiteguro ategereje umunsi w'ubukwe arimo kwitegura ate umuryango wamuteguye ute ese inshingano z'umuryango ni izihe kuri uwo mukobwa ese umukobwa we inshingano ze ni izihe Reka tubibutse ko mu kiganiro cy'ubushize twaganiriye ku bijyanye n'indangagaciro zangaga umukobwa wa kera umunyarwandakazi iyo yabaga ari mu umuryango waramufashije kumenya neza umuryango agiye gushakamo ndetse utegereje nawe umunsi kugira ngo bamujyane ajye kuri ubukwe bamushyikirize undi muryango bamutanzemo usibye ko akenshi byabaga bizwi ku mukobwa ko kuva kera akiri umwana muto yabaga afite indangagaciro z'umukobwa uzashaka bayimutozaga kuva akiri umwana muto yari wa mukobwa ubana na nyina mu bihe byinshi bitandukanye ku buryo ibyo nyina yakoraga hafi ya byose nawe yabaga abizi nk'umwana w'umukobwa w'icyo gihe nyine cyo hambere ariko nanone iyo ikihe cyageraga cyo kugira ngo umukobwa ashobore gushaka hari ibindi noneho byiyongeragaho cyane byinshi uvuga ngo muri ya misi yategereje gushaka ngira ngo nkuko twagiye twibwirwa nawe twatumiye ubushize twaganiriye n'umubyeyi tante Suzanne Nyiranyamibwa no muririmbyi w'umunyarwandakazi mwese muzi uba mu gihugu cy'Ububirigi akaba azwi cyane mu nganzo inyarwanda nziza cyane aharirimba ku bijyanye n'urukundo ku bijyanye n'igihugu n'ibintu byinshi cyane bitandukanye tuganira n'umunyamakuru mugenzi wanjye Regine nawe ukora kuri radio Isango Star mu kiganiro cy'umuryango nawe atubwira experience cyangwa se uburamba afite mu bitekerezo by'abanyarwanda bijyanye no kubaka umuryango nawe aratwunganira ku bijyanye nuko abibona ubungubu bihagaze none tante Suzanne Nyiranyamibwa atubwira uko bikera byari byimeze kugira ngo turebe icyo twahindura tukinjize mu mico yo muri kino gihe ijyanye n'iterambere ijyanye n'ikoranabuhanga ijyanye n'iterambere ry'isi ni byinshi batuganiriye ako twasanze umukobwa wa kera yari afite indangagaciro nyinshi cyane zafashaga umwana w'umukobwa kwitegura kujya gushaka no kujya mu rugo rwe no kuzaba umubyeyi aho bitabanye ba mutima w'urugo ariko icyo shaka kubabwira nuko havuzwe cyane imyitegurire y'umukobwa imyitwarire imyifatire imirire imivugire mbega havuzwe byose umukobwa agomba kwiteguramo kugira ngo ajye kubaka urugo rwe iyo myiteguro yifashwaga n'umuryango we umubyara ariko nanone hakazamo na ba nyina wabo na ba nyirasenge n'abavandimwe hakabaho n'igihe cy'urubohero ahagenda kwiga kuboha n'abandi bakobwa bakongera bakaganira ibijyanye n'urugo ibyinshi bamuteguragamo kubaka byabaga ari ibintu bikomeye cyane byafatirwaga gahunda ikomeye y'umuryango mbega buri muryango azi ko akomokamo bose barazaga kumutera inkunga y'ibitekerezo ndetse n'igihe cyo gushaka cyagera akaba yaterwa indi nkunga y'ibikoresho bitandukanye umwana w'umukobwa rero nkuko mbibabwiye yategurwaga mu buryo bwinshi butandukanye nkuko nabibabwiye cyane cyane impereye ku byo twaganiriye n'abari ababyeyi twaganiriye mu kiganiro cy'ubushize mu gice cya mbere batubwiye ko umukobwa yabanzaga gutegurwa akiri muto aho yategurwaga n'umuryango we cyane cyane mama we umubyara umwana w'umukobwa yabaga ari hafi cyane ya nyina gahunda zose nyina yakoraga ibyo yakoraga byose yabaga hafi y'umukobwa we ku buryo umukobwa abaga areba ibyo nyina akora uburyo yifata akabyiruka abireba nuvuga ngo umukobwa yategurwaga kuva akiri muto kugeza abaye inkumi ageze igihe cyo gushaka igihe cyo gushaka iyo cyageraga umwana w'umukobwa yategurwaga by'umwihariko cyane n'umuryango kuko hari byinshi yagombaga kubanza kunyuramo nk'inyigisho noneho z'umwihariko zazaga ziyongera kuri wa muco yakwiye kuri nyina umubyara uburyo imirimo mu rugo uburyo yakorwaga imyitwarire ya nyina akagenda akopera uburyo nyina yitwara kuri se mbega ibintu byinshi cyane bitandukanye n'imico ya kera uburyo umukobwa agomba kwitwara icyo gihe ndetse n'ubu ngubu nibaza ko abenshi batataye umuco ibyo ngibyo baracyabikora noneho rero hakaza cya gice cya kabiri cy'uburyo umukobwa ategurwaga na ba nyirasenge na ba nyina wabo na ba nyirakuru bamutegura kujya kuba umugore ategereje wa munsi wo gukora ubukwe nawo wabaga ari ikintu gice gikomeye cyane kuko bamwishaga byinshi bidasanzwe atarazi byongera hari bimwe twatsinda byibanga ariko hari n'ibindi bigaragara nko kugira isuku ku mubiri we byabaga ari ibintu cyane byangombwa yagombaga gutegura uburyo yagombaga gutegurwa amavuta yagomba gusigwa kugira ngo anonoke arambuke ingingo ze zirambuke uburyo yagombaga kurya
yagomba kurya ibiryo bidatuma agagara mu nda, abyibuha, mbega agomba kurya ibiryo bituma azajya gushaka arambutse, ari umukobwa mwiza ufite ingingo nziza, akarira ku masaha kandi akarya ibiryo bigeze kandi bitagira amavuta. Ibyo nabyo babituganijeho ubushize. Nyuma y'icyo ngicyo hazaga na gahunda kuko bafutubwiye ko abakobwa ba kera bagendaga ahantu kure, gahunda zose zakorwaga n'amaguru, nta modoka zari zihari, ibyo bigatuma nabyo batabyibuha, bikiyongera no kumurambura bakoresheje amavuta yabugenewe icyo gihe. Hakazaho noneho ikindi gice cyari kijyanye nuko kureba umukobwa ibyo azi gukora, niba yarazi guteka, azi gusasa, ku buryo atazaranirwa gusasira umugabo we, azashobora gutekera umugabo ibyo byiza, ku buryo azamya kwakira abashyitsi, uburyo azitwara kuri ba sebukwe, uburyo azitwara kuri ba nyirabukwe, uburyo azitwara kuri baramukazi be, baramube, abo bose bamwigishaga uburyo agomba kubyitwaramo igihe icyo ari cyo cyose. Baramu bamusuye, ba nyirasingi bamusuye, mbega ba bantu bose bo mu muryango baho yashatse, uburyo yagombaga kubyitwaramo. Icyo gice nacyo cyari igice bagombaga kumwigisha muri icyo gihe ategereje gukora ubukwe. Hakazaho n'ikindi gice rero kindi cyari kijyanye n'umukobwa ku giti cye, ibyo yagombaga kuba yakora ari kumwe n'abandi bakobwa. Icyo nacyo turaza kukigarukaho, ntabwo twagitinzeho, ako nacyo bakiduganiriyeho, turaza kongera kukigarukaho uyu munsi. N'ibindi umukobwa yabaga agomba gukora ku giti cye kugira ngo ashobore kuba umukobwa w'intangarugero. Ni byinshi rero batuganiriye mu gice cya mbere, ariko bitavuga ko twari dufashe umwanzuro burundu w'icyo kiganiro. Twasanze tugifite ibitekerezo byinshi bitandukanye tugomba kongera kubagezaho kugira ngo dutsindagire kurushaho iki gitekerezo cyo kugira ngo turusheho gutsindagira cyane insanganyamatsiko y'uburyo umukobwa yiteguraga mu muryango agiye gushaka, haba kera cyangwa se kuri ubu ngubu, kugira ngo tube twashaka indangagaciro za kera zari nziza twakongeramo ubu ngubu, kugira ngo tudatakaza umuco wacu, ariko nanone tujyane n'amajyambere tugezemo, byose turebe ku buryo twabihuza kugira ngo umukobwa wacu ugiye gushaka adahubuka, akora ibintu by'intangarugero, abe umukobwa mwiza ubereye urugo rwe. Reka rero kuri uyu munsi tubahe rero ikaze ku gice cya kabiri, aho twaganiriye n'ababyeyi batandukanye, twaganiriye n'ababyeyi bita bamutima w'urugo, tugana nabo kuko nabo bafite inshingano zitoroshye. Ni gahunda ya leta ariko ni na gahunda y'umuryango idufasha cyane kugira ngo twongere nabo batange umusanzu mu kubaka sosiyete nyarwanda. Twababwiye cyane cyane ku bijyanye n'abakera, ariko n'ibyo tubivuga ko twafata umwanzuro kuko twifuza gutsindagira cyane birushijeho, gutanga ibitekerezo tubimareyo, turebe icyo umukobwa w'ubu ngubu yakora kugira ngo ashobore kuzagubaka neza, azagira urugo rwiza rubereye umukobwa w'umunyarwandakazi muri kino gihe, tutirengagije na za ndangagaciro za kera. Twifuje kongera kuganira n'abatari bake kugira ngo batugezeho uko bo babitekereza, noneho dufatire umwanzuro rimwe y'icyakorwa kugira ngo noneho umukobwa wacu twitegura gushyingira, utegereje gukora ubukwe mu kwezi kumwe, turebe uburyo agomba kwitegura, tumugira inama nawe kandi turebe uko we yakagombye kuba yabikora n'ikibura kugira ngo bishobore kuba byagenda neza. Ngiye mbona kuri iki gihe bitagikorwa ngo turi mu iterambere. Hari n'igihe abantu bamenyanira kuri iryo koranabuhanga, ukajya kumva nk'umwana w'umukobwa abatuyeho ibintu mu mezi abiri, mu kwezi kumwe, ntagire umwanya wo kwegera abakuru ngo be babanza kuganira ku gikorwa bashaka kwinjiramo, kuko ntabwo aba abizi. Biba bisaba ko agomba kuganira n'abantu bakuru, bakamubwira ati ubuzima ugiye kujyamo ni gutya, bigenda gutya, witwara gutya, uzagira ingorane izi n'izi, uzazihanganira gutya. Umwana akumva ko yabonye umugabo birahagije, nta bindi kubabwira mugategura ubukwe. Iyo ari umwana ugifite umuryango, uzi ko imiryango akenshi nta bantu benshi bakigira imiryango kubera amahano yagwiriye u Rwanda, ariko ni ukuvuga ngo iyo ari umwana ufite umuryango, yegera ba nyirasenge, ba nyina wabo, hari byinshi bagenda bamuganiriza. Kubaka urugo ni ibintu bitegurwa mbere y'igihe, kuko ni ubuzima bundi umuntu aba agiyemo, umuntu aba agomba kubanza akamenya ngo hasabwa iki, umuntu ugiye kubaka urugo yitegura ate, ese ni izihe ngorane umuntu ahura nazo, ni ibihe byiza birimo. Bikaba ngombwa ko umwana w'umukobwa abanza kuganira n'abantu bakuru
bakamugira inama ku bintu byinshi bitandukanye, ukuntu azitwara mu rugo rwe, ukuntu azitwara kuri baramukazi be, ba nyirabukwe, ba sebukwe, uko umuntu agitwara mu muryango mushya aba agiye kubaka. Ababyeyi turi kumwe aka kanya ni ba mutima w'urugo, bafite byinshi bari bumbwire ku bijyanye n'imyiteguro y'umukobwa ugiye kurushinga, ndetse banatubwire aho bipfira, kuko turashaka kugira ngo turebe ese hari ibyo twatira, hari ibyo twakosora by'ubu ngubu kugira ngo turebe ko twagira aho tugarurira kugira ngo bigende neza. Usanga umwana w'umukobwa atabona igihe gihagije cyo gutegurwa, wenda agategura ubukwe mu mezi 3, ukwezi kumwe, iminsi mike nk'itanu akaba aribwo bamuha konji kugira ngo ategure ubukwe neza. Ubwo urumva nta gihe gihagije cyo kuganira n'ababyeyi cyangwa se na ba nyirasenge na ba nyina wabo ngo bamuhanure. Rero nkumva byaba byiza uriya mugoroba w'ababyeyi ugiye habayeho n'agace kazamo abana b'abakobwa bagiye kurushinga kugira ngo bagirwe inama z'uko bazitwara mu ngo zabo. Mu by'ukuri rwose umwana w'ubu ngubu, umukobwa w'ubu ugiye kurushinga akeneye kwigishwa, cyane cyane ko baba baranyuze mu buzima nko mu mashuri, biba bisa nk'aho bigenga bakabona byinshi, ndetse bakumva yuko uko bafite amashuri yabo n'ugiye kumushaka nawe afite amashuri ye ntacyo amusubije, amafaranga yo kugura ibirongoranwa kuva ko bihagije, nuko mbese akumva ko mu by'ukuri nawe ubwe yihagije. Ibyo rero mu by'ukuri ubundi umwana w'umukobwa ntabwo aba ari byo, kubera ko ubundi kugira ngo ashobore gushinga urugo nuko aba yumva yuko hari agace ariho hasi h'umugabo. Ubwo ibyo ngibyo agomba kubyigishwa nande na ba nyirasenge, ababyeyi bakuru, bakagira igihe bakaganira. Nk'uko dusaba bivuze rero, dushimangira cyane mu mugoroba w'ababyeyi ko izo nyigisho zafatwa akaba arimo zishyirwa kugira ngo abakobwa bacu turimo gutegura kurushinga kugira ngo urugo ruhame, amenye ko umugore aba mutima w'urugo, naho ngaho azakura inyigisho. Akumva ijambo rivuga ngo have sigaho gira utya, ni ukuvuga ngo iyo abigendeyeho no muri rwa rugo rwe abasha gushinga urugo, akamenya uko ari bwubahe umugabo, akamenya impanuro umubyeyi yamubwiye. Ariko ab'iki gihe urabimubwira akakubwira ngo ibyo byari ibya kera, yamara kugera mu rugo rwe amezi 3 ujya kubona ukabona aragarutse. Ariko mu by'ukuri umugoroba w'ababyeyi, hariho n'ababyeyi batazi n'indangagaciro, ugasanga n'umwana we akuze gutyo nyine ari nk'umuntu w'aho ngaho udafite uburere. Ibyo rero usanga bigira ingaruka ku bana bacu, igihe umubyeyi adafite indangagaciro n'umwana ntazo azagira. Ariko ubu mugoroba w'ababyeyi rwose tujyamo nka mutima w'urugo tukabigisha, ugasanga n'umubyeyi hari icyo ahakuye ari buze kwihererana umwana wamubwira. Ikintu mbona twatira, urabona abakobwa ba kera bagiraga isuku cyane, umwenda we akawugirira isuku, umuharuro w'iwabo ukabusa neza. Naho ubu ngubu barataha mu bipangu, inyuma y'igipangu ugasanga hameze ibyatsi. Ndagira rero ngo dutire ya suku yo gukora imiharuro. N'umuranga nicyo kintu yashingiragaho, yagenderagaho. Umukobwa mu bigaragara wenda nubwo atabaga amuzi imico cyane, yagendaga mu urwo rugo kugira ngo yige imico, ariko mu kintu cya mbere yabanzaga kumureberaho ni wa muharuro ukuntu awutegura. Ese iyo ugiye iwabo muri saro usanga hari iyihe mitako, wa mukobwa yaboshye iki? Mbese ako kantu rero k'isuku tugatira. Ikindi kintu mbona twatira ni ukugira ubupfura, umukobwa w'imfura ubika ibanga ry'urugo, ntugire akabazo n'umugabo ngo wiruke ujye kubwira bagenzi bawe. Muri ba bagenzi bawe harimo abakobwa, nakwita abakobwa babi badafite indangagaciro, mbese sinzi ukuntu nabita, ariko bazaguha umurindi wo kugusenyera. Ariko n'ubu indirimbo ya Knowless ngo yari yize inshuti ye ni wamuvuye majya gukundana cyane rwose. Ni ukuvuga ngo ugira indangagaciro z'ubupfura, umenye ibanga ryawe ry'urugo. Ntabwo mpamya ko wenda kera, ntabwo ubu ngubu turavuga ati hohoterwa rikorerwa abagore mu ngo n'iki n'iki, kera ryabagaho ndetse cyane, urumva. Ariko umuntu niba byanamubayeho akazagira ka kantu k'umuryango kihariye azajya kubwira ibibazo bye, ariko atagiye kubyasasa muri rubanda. Ako kantu rero k'ubupfura, kugirira urugo rwawe, yego ko kugirira urugo rwawe ibanga, mbese ukaba umugumyabanga mu kinyarwanda cyiza. Numva rero nako twagatira
kugira ngo turere urugo ruzima mu minsi itaha, kuko hari leta muri gahunda za leta hari ibintu bamaze iminsi bigisha, indangagaciro, kuziririza, mbese gusubira ku isoko. Ni ukuvuga ngo rero reka dusubire hahandi bimwe twita bya kera. Mama, ibyo byanyu byari ibya kera. Hari umumama ejo bundi wahoze atubwira umukobwa we ngo yaramubwiye ngo namutwarira amajerekani ku mugezi. Umwana aramubwira ati mama umbwire ibindi mbikora ariko sinajyana amajerekani mu muhanda. Akamubwira, arongera ngo aramubwira ngo ariko ubundi buriyo mbona ujya gutegurira papa amasogi sinumva bintangaje, we yagiye yishakira ntafite amaboko. Ni ukuvuga ngo twa tuntu duto duto udahaye agaciro nk'umwana w'umukobwa nitwo tugusenyera. Tugire ubupfura rero, tubwigisha abana bacu, tubwigisha abakobwa bacu, kugira ngo ejo habo n'urugo rwabo bizarusheho kuba byiza. Murakoze. Urareba kera umukobwa nk'uko nibyo twavugaga by'igihe baricaraga bakamuhana, bakicara bakamwigisha, usibye ko n'ubundi bakoraga bafite ikinyabupfura, baratinyaga, bakamubwira ko umuntu agomba gutinya nyirabukwe agatinya sebukwe. Ibi twihaye byo kuvuga ngo ntawe uvuga sebukwe mu izina, ntawe uvuga nyirabukwe mu izina. Kera impamvu ni uko byabaga ari kumutsinda, byabaga ari ukumwubaha. Ariko ubu ngubu n'ahanini ujya kubona ukabona habanje kubaho amakimbirane mu muryango w'umuhungu, akagirana ba nyirabukwe ba nyirasenge, akasangagiraniye ikibazo n'umukazana wabo. Icyo gihe umukazana atinya, yarigishijwe bya bindi byo gutinya, ndimo kuvuga kwagutira umuco wo kubaha, umuco wo gutinya, ntahita atinyuka. Icyo gihe arabyubaka akabyubakiraho. Ariko iyo umugabo amaze kubona ko umugore we atinyuka ababyeyi be, nawe bitangira kumuzanira ikibazo. Ikindi kandi kumenya gutegurira umugabo ubu. Ariko uko bimeze kose umugore arinyabye akajya mu gikoni akamenya ko ibiryo by'umugabo biteguye uko bimeze, ntaze kuza kumubaza ariko hari ko numva nta munyu wavuge ngo uriya mukozi ntabwo nzi uko aba yabikoze. Ibyo nabyo kumenya icyo umugabo akunda, ibyo ngibyo tukabitira. Kera umugabo yarahishirwaga, agahishirwa inzoga nziza y'umwimerere, umwikamire, ya nzoga yabaga rwose cya kigage cyiza cyabaga cyarateguwe, icyo ngibyo kinturire kiri hariya, akamenya ngo iri cupa twatanze ariko iri cupa rirabirya umugabo, ukamenya kumuhishira. Umugabo rero waje akamenya, ukabona ko umugore yamuhishiye akantu gaturutse mu maboko ye, nta hantu nabi yazaturuka. Ibyo ariko umwana w'umukobwa uri mu gutegurwa kurushinga agomba kubimenya. Ibyo ni cyo tugomba gutira muri wa muco wa kera. Navuga ngo ninumva ibyo twatira birahari byinshi abatubanjirije bakoraga kandi byabubakiye, ariko ubu ngubu tutagifite, ari byo tugomba kujonjora tukabyigisha baba. Kuri ubu ngubu hari n'abakobwa bashyingirwa batazi no guteka, batazi no gutegura amasahani ku meza, batazi no gusuka inzoga mu kirahuri. Nagira ngo nawe mukunganira umugenzi wawe ugire ukomoze kuri icyo kintu. Nk'uko ikintu cyerekeranye no gutira umuco wo kugira ngo abana bacu bazakure neza babashe kubaha. Buriya hari ibintu abana basigaye bakora, ugasanga agiye nko gushakira umugabo kuri interinete, kuri telefone. Biriya bintu mu by'ukuri ni ibintu by'abanyamahanga, niko nabivuga. Ariko ntabwo bikuraho kuba twatira uriya muco. Bari abanyamahanga bazi gufata neza abagabo bakanababembereza, akamenya ko umugabo ari n'uw'igiciro. Nimba koko tubitiye nibyo, ariko ntabwo bikuraho wa muco nyarwanda, kuko niyo wavaho ukagera he barakubwira ati abanyarwandakazi ni beza. Abanyarwandakazi impamvu bari beza ni wa muco. Buriya ni ba bandi batubanjirije bakuru, bamenye cya kintu cyo kubaha ababyeyi, bakamenya icyo bababujije, nibo tukigenderaho bakituvugira. Ariko rero uyu munsi wa none koko umwana urasanga abyirukiye mu mashuri, noneho mama we na wenda arajya mu kazi, umwana ntago azi guteka, harateka umukozi, ntazi guhaha, ntazi ngo igitoki n'ibirayi babivanga gute, niba agiye guteka imvange ararya iby'umukozi koko yatetse. Kandi mu by'ukuri umwana, iyo ushaka gutegura umwana umurinda inzara, ntabwo umurinda akazi. Niyo waba ufite umukozi uravuga ati umukozi uyu munsi arafura, uyu munsi niwe uri buteke, ndarya ibiryo watetse, sibyo? Ni mu buryo bwo kumwigisha, ukamubwira ati
cyangwa se ukamuhamagara utetse ukavuga ati muzi uyu munsi mbigisha uko bateka inyama, muze mbigisha uko bateka isombe muri za wikende wenda waruhutse, abana bakajya hariya bakabona ukuntu uteka, noneho uba utaha ku yindi wikende ukamubwira uti uyu munsi niwo uri buteke bya biryo, umukozi ukamuha akazi ko ku ruhande rwose. Wamara kubona ko umwana amenye guteka wenda nk'ibintu 3-4 ukavuga ati noneho uyu munsi urafura imyenda ya papa. Ni ukuvuga ngo buriya umugabo ashimishwa n'akantu gato, umugabo ni nk'umwana akunda umubembereze, yaje agasanga uri kumufurira imyenda ye, burya arishima cyane kurusha uko yasanga undi ari kuyifura niyo waba wayipfubije. Ibiryo niyo waba wabitetse bigashirira, abirira icyo wewe yasanze wicaye kuri yambabura, ukamuterera ipasi koko ukamenya ngo umugabo niwe uri bumupangire iriya shati n'ipantaro na ziriya nkweto nibyo bimubereye, kuko nawe ugomba kubanza kureba ibimubereye nk'umugabo wawe. Ibyo bintu yasohoka ukareba neza ikora niba rimeze neza, ukareba niba atatebeje nabi. Ibyo ngibyo bishimisha umugabo, akakubwira na rya rindi riri inyuma y'ugutwi. Ariko abana b'iki gihe urabimubwira ngo ibyo ni ibyanyu bya kera, ngo twebwe ubu ngubu, ngo yarize, ngo nanjye narize, ngo nantera hejuru ngo nzagenda nitunge, sibyo? Ugasanga umwana ngo twese ngo turafatanye, kandi niyo mwafatanya buriya Imana yararemye irema umugabo irema umugore, ariko ntabwo twaringaniye. Nubwo rwose mu by'ukuri batwigisha uburinganire ni uku naje gucuruza hano peacemaker, umugabo nawe afite aho yagiye, naza arasanga naguze amakara nawe azana umuceri, nubwo buringanire uri kumva. Ariko abana b'abakobwa b'iki gihe ndetse n'abamama bamwe ntago babizi, arumva ko ari bujye hari akagura icupa n'umugabo akagura irindi, bagahurira mu rugo banditse 8. Ntabwo urwo rugo rwose ruzarema. Nibyo tunabigisha mu mugoroba w'ababyeyi, babanze bamenye ibyo ari byo. Umwana w'umukobwa iyo ashatse aba akiri gutinya umuhungu, ntago abazi gusasa, hari n'igihe umutwara nyine ari mu ryakosa nyine ry'umuryango, ntazi gusasa, ntazi kuryama n'umugabo, ni urugero, ntago azi ibyo agiye gukora, inshingano mbega z'urugo, kubera n'ubwoba bw'uko ari ubwa mbere ndagiye kuryamana n'umugabo atazi ibyo ari byo, ugasanga noneho wa mugabo ntabyihanganiye. Buriya rwose tumara hafi nk'imyaka 5 tutaramenya ibyo twagiye gukora, ariko yari wa mwana warezwe agatinya, akamenya ngo iki kintu kirazira, mama yambwiye ko iki kintu ari kibi, shangazi yambwiye ko iki kintu ari kibi, aragenda akarwubaka. naba umusirimu ariko agire n'amakenga yo kumenya, amenye iby'iwabo, amenye n'ibyo aho agiye gusirimukira. Niba wenda ashatse i Rwanda akazajya gutura i Burayi ni urugero, amenye iby'i Rwanda, abishyire n'abanyaburayi bazamwigishe ibyaho, nawe abigisha iby'i Rwanda. Iga kumenya, ubimenye, nubwo wenda wumva ko nta mumaro bigufitiye, ariko byiga ubimenye. Umukobwa ndamubwira ngo umukobwa nivuguziga, kirazira gusuzugura, kirazira kugira ubunebwe ku mugore, kirazira gusabiriza. Mbese ab'umukobwa b'umugenda rwubake, ab'umugore ubereye u Rwanda, ab'umugore ubereye urugo, abe nyina w'abana wizihiwe. Umukobwa icyo namubwira ni yumve impanuro y'umubyeyi, yumve cyane cyane icyo nyina amubwira, arebe n'uburyo mama we akorera papa, ibyo akorera papa we. Urumva avuga ati mama mbona agira gutya aya masaha agategurira papa, arabyuka agasasa, akamenya ngo papa yanga uburiri budashashe, abanze yigire mu rugo, noneho narangiza ibindi abyigire mu ishuri cyangwa muri bagenzi be, ariko nace bugufi, yubahe, yumve impanuro z'ababyeyi. Ibyo bintu turabivuga kuko ni mu makaritsiye iwacu, izo ngo tuba tuzizi, tukarasayo niyo tutavuga izina ry'umuntu, ariko turabivuga, kandi n'urubyiruko kenshi na kenshi tuba turi kumwe narwo. Ni ukuvuga ngo rero iwabo bashaka ko batameze neza, ariko abaturanyi bameze neza, ariko tugenda na bariya abana tubaganiriza buhoro,
tukabibabwira ko hari ikiganiro dukorana n'abana batari kumwe n'ababyeyi. Ubwo rero ibyo byose tubinagaho ku buryo usanga nta wundi twatunze urutoki agenda ahinduka akavuga ati biriya bintu nimbisubira bazanshyira mu mukoro w'ababyeyi noneho bamvuge bantangaze. Bigenda rero bigabanuka buhoro buhoro ku buryo bizajya bigenda binafasha abana. Uriya mwana rero nk'uko nkubwiye ko tuba turi mu makaritsiye tubazi, tugira nawe igihe cyo kuganira nawe by'umwihariko bidasheshereje umuryango kandi tutamweretse ko ababyeyi b'ibyo bakora ari bibi. Dukomeje rero ikiganiro cy'umuryango aho kuri ubu ngubu tugiye noneho kuganira na rwa rubyiruko rwacu rwo rwiga muri za universite kugira ngo batubwire uko babibona. Atari kuvuga ngo ni amajyambere gusa akeneye, atari kuvuga ngo ni kanzu y'umweru gusa akeneye, atari kuvuga ngo ni bya bintu byiza cyane atwaye mu rugo rw'akeneye, oya, ahubwo ibyo yagombye kuba akeneye byo gutegura ubukwe bwe, gutegura kuzaba umugore, kuzaba umutima w'urugo. Nawe mu mutima yiteguye ate? Ese impamba atwaye azatwara kuri uwo mugabo we ni iyihe? Reka tubumvirize. Anga turi rero tukaba turi mu cyumba cya tekinike aho abana b'abakobwa n'abasore bakorera imirimo itandukanye ijyanye no kuhanga utuntu twa tekinike, ngira ngo baza kunsobanurira. Ariko urwego naje kubasuramo ni urwego rujyanye no kugira ngo bongere bampe ibitekerezo ku bijyanye na wa mukobwa wacu dutegereje gushyingira, urimo kwitegura. Muzi ko iby'ubu ngubu dushaka amajyambere, ariko noneho hari ibindi twibagirwa. Urse nigeze gusangana guhura nabo muri Made in Rwanda bafite ibintu byinshi cyane bari exposure. Nk'uyu nguyu Natasha turi kumwe yari yakoze akantu, ngira ngo banamubonye mu binyamakuru, yakoze akantu kajyanye no kudetekta inkongi y'umuriro. Kuba wamenya ako kamashini kakaba kakubwira ko aho hantu hagiye kuba inkongi y'umuriro. Urumva ko umukobwa udasanzwe nawe yakoze ibintu by'ibitangaza bya Made in Rwanda, urumva ko nawe ari uwo gushimirwa. Ariko none nagira ngo aduhe n'ibyifuzo, twumve ko noneho ashobora no kuduha inama n'uburyo azitwara muri societe, azitwara mu rugo rwe, azitwara abona uko abona ibintu muri kino gihe turimo. Ndebeye ubu ngubu ukuntu bimeze, nkurikiranye n'amateka bagiye bambwira ya kera, akenshi wasanga umukobwa bamutegura bihagije cyane cyane ko ababyeyi ari bo babigiragamo uruhare cyane kugira ngo umukobwa abashe kumutwara. None ubu ngubu rero kubera ibintu byinshi byaje by'uruhererekane, ugasanga umukobwa akora byinshi, wa mwanya ntawubone, wa mwanya wo kugira ngo bamutegure. Akenshi ugasanga umukobwa yagiye kuba ahandi kubera amashuri, wenda kubera ibindi bintu, ageze igihe cyo gukora mariage ababyeyi batari batamuhaye za mpanuro kera batangaga, akaba ariyo nzitizi usanga iriho ubu ngubu. Ubundi iyo ntago yakagombye kuba impamvu ifatika mu by'ukuri twebwe abakobwa twakagombye kugenderaho, kuko dufite ibintu byinshi, twiga ibintu byinshi, twirengagize ko ingo zacu zabaho. Ngo gukora mariage, gukora ubukwe ni igikorwa navuga ngo buri wese aba yifuza umukobwa kugira ngo ashinge urugo rukomeye rwiza. Icyo nayo ni ubuzima bwacu, ni ikintu cyangwa mu buzima bwacu. Umwanya tubona nimba twiga ku manywa cyangwa tukiga ijoro, umwanya tugomba gushaka umwanya uwo ari wo wose, uko dushaka kose, kugira ngo tugerageze dushake za mpanuro ababyeyi, bashangazi, abakuru bacu batugira, kugira ngo ingo zacu, nimba mbaye umuhanga mu ishuri, mbe n'umuhanga mu rugo, cyane cyane ko umugore ari umutima w'urugo. Ngize nk'inshuti fiance, na mbere ntago ari gukora mariage, ntago njyewe nyine uzabyifasha. Ababyeyi bazagiramo uruhare, abashangazi banjye bagiremo uruhare. Na mbere nimba mufite mugize, ngomba kumanza nabibwira bakuru banjye, abakuru, kuko abakuru bamfasha kubyigaho. Ngo na wa mwanya muto mbona ababyeyi banjye babizi, bo barabasha kubikora bakabijyamo neza, mbese bagategura ubukwe bwanjye neza. Icya mbere na mbere, nimba ngize inshuti, ngomba kumenyesha abankuriye bakamfasha gukora ubukwe. Icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri ni ukuvuga ngo uku twiga tujye dushaka n'umwanya tuganira n'ababyeyi bacu.
bashangazi bacu. Yego ntibyoroshye uba waragiye kure kugira ngo ubashe kwiga, ariko hari itumanaho ryaje, itumanaho rya telefone. Shangazi wawe ushobora no kuvugana nawe kuri telefone, ukavugana nawe kuri WhatsApp, nta kibazo. Ariko icy'ingenzi ni uko message cyangwa se ubutumwa bw'ingenzi kugira ngo ubashe kugira urugo rwiza abuguha, ukavugana nawe. Ndetse muri weekend wagira wa mwanya, cyane cyane ko utabura umwanya na muke wo gusura ababyeyi bawe, ugashaka umwanya ukaganira nabo ibintu byangombwa, ntujye ngo ujye mu bindi bidafite agaciro, bidafite akamaro, ukareba cya kindi kigufitiye akamaro. Kigaragara abajana akenshi kuri ubu basigaye bakora ubukwe batiteguye, ugasanga barahubutse, akundanye n'umuhungu ntabwo baziranye, wenda akenshi hari na bamwe aterwa inda akavuga ntazasebya mu rugo, ntazasebya ababyeyi, agahora bakoze ubukwe kugira agenda abyarire ku mugabo we uwo wamuteye inda, kandi réellement mu by'ukuri ntabwo azi uwo muntu bagiye kubana, nta nubwo wenda namukunze iyo accident ibayeho. Ugasanga rero ari ikibazo cyugarije abajane b'iki gihe. Rero muri rusange ikigaragara nk'ubu ntabwo aba yariteguye. Ikigaragara n'ababaye n'abitegura ntabwo bitegura nk'uko bikwiye. Ugasanga ku munota wa nyuma niwe yeretse ababyeyi be fiancé we, nibwo babwiye ngo ndi gutegura ubukwe, arabibatunguje, kandi mu by'ukuri ntabwo ari byo bikwiye. Hari bimwe bya kera, yego baba bahuze bari muri byinshi bafite akazi, ariko ntabwo umwanya ugomba kubura kugira ngo batire bimwe bya kera babizane natwe tubikoresha nk'abajane. Icyambere ngewe ubundi numva nakwifuriza yaba ngewe yaba barumuna banjye, abantu nkunda cyangwa abajane muri rusange, nuko mbere ko ushaka ababyeyi bawe bagomba kumenya uwo muntu, nawe ubwawe ugomba kumumenya. Hari igihe rero biba bidahagije ngo ngewe ubwanjye menye uriya muntu nkunda ni muntu ki, akomoka he, abahe, akora iki, akunda iki, ibintu kugira umumenye neza. Hari igihe rero biba bidahagije kugira ngo mumenye njyenyine, bikaba bisaba ko ababyeyi banjye babwira ati nakunze umuntu gutya runaka, bakagufasha kumenya uwo ari we. Iyo ababyeyi rero babigiyemo bakamenya uwo ari we, ubukwe bwawe nibo babukora, nibo babutegura, bakugira inama, bakavuga ati uriya muntu uzabigenze gutya. Hari n'igihe usanga warakoze erreur cyangwa ikosa ugakunda umuntu utari ukwiye gukundana nawe. Iyo ari ababyeyi babirimo biragufasha, ushobora no kumureka ukabona undi bitewe n'ababyeyi. Rero icyambere ni uko nkwiye kwereka ababyeyi umuntu nkunda, bakamumenya, bakamfasha kumenya neza uwo ari we uwo muntu, niba ari ukwiriye nyine ari unkwiriye. Ikindi cy'ingenzi ngewe nakora ku giti cyanjye no kubisengera nyine. Ntago mu buzima bwacu ari twe twigenera, nk'uko tubizi byose n'ubundi bigenwa n'Imana. Nyuma y'Imana nitwe twifatira imyanzuro kugira tuzabe abantu bakomeye, ariko icyambere ni Imana. Nyuma y'Imana hakaza ababyeyi n'izindi nama z'abandi bantu batandukanye, abashangazi, abatate bacu bakiriho, abadukuriye muri rusange. N'ikindi nanone ni ukugira ngo tuganire nk'abajane bagenzi banjye, nkaba nabwira urugero nka Natasha, nkamubwira ati uriya niwe muntu, akangira inama entre gens. Kuko nyine kuri ubu ngubu umukobwa ugiye gukora ubukwe aba ari ibintu ntago ni ugutegura, kuba akamenya nzatahana iki, imyenda nzambara, abazanyambarira, ukamenya wenda mbere na mbere yabanza gutegura ibyo mu rugo, ibikoresho azaba afite mu rugo, mbese hazaba hameze gute. Nicyo cy'ingenzi yabifatanyijemo n'uwo bazabana. Naho we ku giti cye ni ukureba nzambara iyihe kanzu, nzajya mu iyihe salon. Ugasanga ni nk'ibyo ngibyo nyine baba bitayeho cyane, kuvuga ngo arareka kurya ntiyareka kurya ngo cyangwa ngo afate amaregime kugira ngo agororoke, akore amasiporo atuma arambuka neza, agororoka. Kuri ubu ngubu mbona ntabidakorwa cyane ko abenshi baba banahuze, bari wenda bari mu kazi, abandi biga, ubwo urumva agategura ubukwe anavanga byose. Uremera ko hari abakobwa kuri ubu ngubu bajya gushaka batazi no guteka?
batazi kwakira abashyitsi, atazi ko yavuga ati umukozi ntareka nigire mu gikoni nshira cyane tutuntu, ariko umugabo wanjye asanga ibintu bimeze neza. Nge hari n'urugero natanga, hari uwo nzi iwabo amushyingiye ariko ntago abizi cyane nyine, ugasanga umwana we arihutira gushaka ariko ntago aramenya kuba niwabo akaba ubwe niwabo ubwabo akaba atashobora guteka ngo atekere papa we, ariko akumva ari kwihutira kumva ashaka gukora mariage, ariko bikaba ari biri mu bintu bidakwiriye kuba byakorwa n'abakobwa cyangwa abajane b'iki gihe. Ubundi icy'ingenzi kugira ngo ibyo byose tubimenye ni uko twegera abakuru nk'uko nabivuze mbere. Iyo uganira n'abatantine bawe cyangwa abashangazi n'ababyeyi ukababwira ko uri mu myiteguro cyangwa uri guplaninga ibyo by'ubukwe, bakugira inama, bakubwira uburyo uzafata abaramukazi bawe, uburyo ugomba kujya kwa sobukwe umeze, uburyo ugomba gufata nyokobukwe, uburyo ugomba gufata umugabo. Ni ukuvuga ngo hamwe no kuganira n'abakuze, abashangazi, ababyeyi bacu, abatate, biragufasha kugira ngo byose ubigereho. Ariko iyo wabigumanye ku giti cyawe ukamenyesha ukababwira ngo mfite ubukwe ari gutyo, utarigeze wegera abakuze ngo bakuganirize, ntabwo ujya ubimenya. Inama nagira abajane, icya mbere ni ugusenga Imana. Niba ukiri muto ugatangira gusengera urugo rwawe ukiri muto. Ikindi cya kabiri ni uko waganiriza abakuze, kubera ko tudafite abadukuriye iruhande rwacu ntaho twagera, aho bo bageze ntabwo twebwe twahagera. Rero tukaba tubakeneye cyane hafi yacu tukiri batoya, tugitangira kuba bakuru, tugitangira kumenya ubwenge. Akaba ariyo nama naho abagenzi banjye kugira ngo tujye tugerageza tuganirize abavandimwe, abadukuriye bose, kugira ngo dutegure ejo hacu hazaza. Murakoze. Ubundi ntekereza ko iri muri iriya minsi ya nyuma, ubundi ntago aribwo abagiye gufata hari amasomo yose azamubeshaho mu rugo, ahubwo hari andi masomo aba yarakuye mu bwana bw'uko yakuze, buryo ababyeyi bagiye bamuba hafi, inama ahawe n'ababyeyi, urungano, abandi batandukanye. None izo nama zose yazihuza, byahura none muri iyo minsi y'imyiteguro, noneho nibwo abagiye gusa naho ahuza bya bindi yabyirukanye, guhongeraho inama z'ababyeyi abakuru batandukanye bafite experience kuri ibyo, ku bintu byo kubaka, bakamugira inama, ba mama we, ba nyirasenge n'abandi, noneho bakamugira inama zimbitse z'ukuntu yakwitwara. Imyiteguro y'uyu munsi muri kino gihe usanga bisigaye hari ukuntu bisigaye byariyongeyeho, kuko mbere nkurikije wenda nko mu myaka nk'icumi ishize ukuntu nabibonaga, wasangaga nta ma kitchen party yagendaga abaho, ariko ubu ngubu hari ukuntu bajya bakora za kitchen party, bakicara bakabaganiriza, bakabaha impanuro zitandukanye, ugasanga umukobwa hari ibindi bintu wenda yasaga yungutse byinshi cyane byazamufasha. Nkasanga rero ni umuco mwiza buryo wabafasha n'ahazaza habo baramaze kubaka urugo. Nakenera inama, birumvikana n'ubukenera inama z'abantu batandukanye, ababyeyi cyane ko baba bafite ubunararibonye ku bintu bijyanye no gushaka, bakakwereka uburyo ugomba gufata neza umugabo, kuko nabyo ni ibintu by'ingenzi, bakakwereka uko ugomba kwitwara uramutse ubyaye, uburyo wabyifatamo. Ni ukuvuga ngo nakenera inama cyane z'ababyeyi cyangwa se abandi bantu batandukanye. Ako icyo nakora by'umwihariko nawe ni ukubasura, nasura ababyeyi, abandi bantu batandukanye, ariko bo bakuru bakangira inama nyinshi zitandukanye. Navugaho urugero nkatwe tuba dufite inshuti bakuze bize ibintu nk'ibi ngibi, nabo batubwira ati ikibazo cy'uko
batabona abagabo cyangwa batabona abasore babarambagiza ni ukubera ko ababona yita ku bintu by'insinga akabaze umukobwa yabasha kuzagira santima z'urugo ese yabasha kuzamenya neza urugo n'ibintu byose yirirwamo ariko ariko ibyo ni bya bindi navugaga ati biterwa n'umukobwa impamvu umuhungu avuga ati ibyo byose ni uko umukobwa twirengagije abenshi muri twe benshi birengagije ko za ndangagaciro zigomba kuhaba uko byagenda kose ibyo wabamo byose iyo ndangagaciro igomba kubihari noneho b'abahungu b'abasore babona bashiki babo ukuntu bameze ukuntu nta kintu bitayeho nabo bikabatera imitima yo kubivuga kandi n'ibyo babivuga bafite ibyo bakurikije ariko ikintu ahari nabwira abasore nabo ntabwo abakobwa bose ari bamwe twebwe turacyabikurikiza abenshi muri twe kuko abenshi baba baranabyitoje na kera yego arashaka kugira nawe azagira icyo amufasha mu rugo mu buryo bwo gufasha bwo guhahira urugo ariko na za ndangagaciro twazize kera ndetse nanagira inama ababyeyi nabo bakibyara abana ubu ngubu b'abakobwa batangire babatoza hakiri kare batangire baberekera hakiri kare kuko nibakura bazagera mu bintu byinshi bibasha kubafata umwanya wabo akenshi cyane rero ni ngombwa ko babategura hakiri kare bakabigira umuco bakabigira ibintu bikabajyamo. nyuma y'ibyo mumaze umwanya mukurikira muri iki kiganiro cy'umuryango aho turavuga ku bijyanye n'umukobwa wacu dutegura kuzashyingira vuba ngaha ntabyo usanga we mubyeyi waribagiwe kubwira umukobwa wawe ese tante shangazi nyina w'umwana nyina wabo na mwese mutandukanye ntabyo mwibagiwe kubwira umukobwa wanyu koko reka mbibutse ko wowe nyina wabo wowe nyirasenge wowe nshuti magara y'umuryango uyu ya mwana w'umukobwa mugiye gushyingira n'uwanyu namwe mwimuharira nyina w'umukobwa mwimuharira nyirasenge mwimuharira nyina mwese mumve ko umwana ari uwanyu mwese mufite uruhare kugira ngo muzubake urugo rwe kuko narusenya mwese muzaseba ntago azaseba wenyine reka tujye ibyo tubibutsa mu byo mushobora kuba mwaribagiwe nk'inshingano zanyu ariko hari n'indi etape yabagaho yo kujya guca imyeyo nagira ngo turebe niba koko kiriya kintu twavuga ko cyubakaga cyane kurusha uko ubu ngubu utarabibwiwe utarabyumvise dukompara ibyo bintu bibiri kuko nabyo biri muri wa mwari witegura gukora ubukwe muri iyo minsi niba yariteguye bihagije ku buryo kuri ubu ngubu bamusena ngo ntabyo yakoze cyangwa ubushize yabikoraga nabyo byari nka karite byo turabizi byari bifite akamaro koko kuvuga ibyo ngibyo ni amayoberane ko navuga kubera ko niba byari mu muco nyarwanda abakobwa bajya guca imyeyo ni ukuvuga babaga babibwiwe n'ababyeyi nk'ibyo twahoze tuvuga bakavuga ati nta mukobwa ugenda ataciye imyeyo kandi umuhungu nawe babaga bamubwira ati umukobwa utaraciye imyeyo ni icyohe ese umuhungu w'ubu azi imyeyo n'ibitari imyeyo abahungu b'ubu yari ifite akamaro se tugereranyije icyo gihe urebye ku buryo umuntu yakongera akabyenstora mu muco wacu ubu akabikomeza cyari ikintu cyo gusegasirwa cyiza koko gifite akamaro ibyo ni ikibazo gikomeye sinzi abakurambira aho babikuraga niba ari ikintu cyangombwa mu rugo muri couple simbizi ese umuhungu we yabaga abizi ko hariho n'abahungu bajyaga kubaka batarigeze bahura n'abakobwa n'abari amasugi ubwo babaga bafite nabo ukuntu iwabo bababwirije ko bagomba kubigena wumvaga ibyo gukirana n'ibiki byose umukobwa ntazagutsinda ibintu nk'ibyo ngibyo kuri icyo gihe ibyo bintu byagaruka bigakunda gusa yenda nkunganiye gatoya igihe nibaza ko wenda byari bifite akamaro gakomeye cyane kuko niba ari ibintu bikigaruka mu bitabo nyarwanda nk'igihe igitabo cya Kagame yanditse abivugaho cyane hari umwana w'umukobwa wakize hari umwana w'umukobwa yitwa hari umwana w'umukobwa yanditse ni umudamu ukiri muto uba muri Hollande yanditse igitabo cyitwa Manners in Rwanda nabwo yanditseho icyo kintu aravuga ati baragusendaga rwose ngo hari ikintu boherezaga mu muryango wanyu cyerekana ko umukobwa wanyu basanze
atarabwiwe n'ababyeyi, ataraganiriwe n'ababyeyi ngo bamugire iyo nama, mu nama bamugiriye icyo kintu barakibagiwe, bakohereza message ikoze mu buryo runaka, yenda hari amasinyi igaragaza ko umukobwa wawe atuzuye, ngo ntiyuzuye, bohezaga nk'ikintu nk'ikibonobono gikase hejuru no hasi, ngo inzu irarangaye, ngo inzu ntabwo ifite amadirishya, ntifite imiryango, ntifite iki. Bavuga ati nta kuntu rero mva ko cyari ikintu baha agaciro cyane, avuga ati kwinjira mu nzu irangaye no kwinjira mu nzu ipfutse, ifite ubwiherero, ifite ibyumba, ifite imiryango n'amadirishya ifunze neza, ntabwo byaba ari ikintu kimwe. Bisobanura ngo rero n'ubu ngubu nibaza ko n'ubu ngubu benshi barabizi, kuko njye nakubwiye ko hari umudamu n'ubu barabizi ko ikiganiro basenze umugabo aramusenda kubera kuko umugabo w'umunyarwanda yabimenye ko yakurongoye ngo ntashobora gusenda ku kanya, ko ye nta bintu babikora nk'ikizungu, ariko nyuma akazajya guca inyuma akajya gusanga babandi babikoze. Yego, umugabo yaragerageje cyo mu muhungu no cyane, umugabo abizi nyine utubane n'ibyo tuvuga ibyo tuvuga ubu ngubu nyine tuvuga ko barabizi, bazi ko umuryango w'umukobwa ugomba kumubwira, ugomba kuba abizi. Rero iyo yamaze kurongora agasanga ntabyo wakoze, kenshi ashobora kutahita agusenda kugira ngo umuryango utabibona, arakwihoroka bakasitata aho ngaho, agakomeza akishakira babandi ku ruhande babimufashamo, abona ko ariho babikoze, babwiwe umuco kandi bamerewe neza kurusha umugore. Umugore akamubyarira yego, ariko hari ibyo atujuje. Umukobwa rero bafite ababyeyi, ubwo ni ukumubwira nubwo yarongowe akagerageza. Urabona ko bitari ngombwa cyane muri kino gihe, urabona ko atari ngombwa, ntabwo ari ngombwa cyane ko twakongera tukabyibutsa abana bavuga ko njye numva ibyo ngibyo byaba ugushaka kwa buri wese, ababishatse bakabyiga. Bya bindi nababwiraga byo kubwira ababyeyi bakiri bato, umubyeyi wumva ko umukobwa we yabimwigisha, babyigisha umukobwa we akamenya umuntu runaka amushyira, ubona atari ngombwa ntabikora, ubona atari ngombwa. Nimwe twavuze ngo turababwira mwihitiremo ibyiza. Icyo nakongeraho ni uko ku bwanjye na prefera ko ababyeyi batangira bagategura abana babo. Niba ubyaye umwana w'umukobwa, niba urera umwana w'umukobwa, wigira ibyo wihanganira bitari byiza, tangira kare. Ku bwanjye numva bagakwiriye gutangira kare, bagakuramo twa tundi atangira abona tutari twiza, kwambara imyenda itari iyo yamuguriye, kurarikira telefone akumva ko ari ibintu bisanzwe, kutangira gusohoka kamureka gutyo gusa ngo yasohotse araje, donc bigatangirira aho. Noneho cyagiye umwana yari kujya akoresha ari hanze, ahubwo akagipasanya n'umubyeyi we mu rugo, wa mubyeyi noneho bakaganira, akamwiga ingeso, akamutwara mu gikoni, akajya kumwigisha gukontorora igikoni. Buhoro buhoro umwana agenda yiga ingendo ya nyina. Noneho ya ngendo ya nyina niyo umwana azagwa nawe ayigana, kuko niyo ngendo azi. Noneho buhoro buhoro bikazagira wenda icyo bidufasha. Hanyuma ku bwanjye ikindi numva twagakwiriye gutekerezaho duhereye ku byo Tante Suzanne yatubwiye, nuko mu gihe cyashize hariho uko kuntu ababyeyi bishyiraga hamwe bakagira abana babo inama. Ese ubu ntibishoboka ko imiryango yagena igihe bihoraho, atari kuvuga ngo bafite umwana bazashyingira, bihoraho wa mwana w'umukobwa wavutse muri uwo muryango n'umuhungu wawuvutsemo bakajya bagera igihe bakicara hamwe bakaganira, bagahura shakane, umuryango wose ukajya uterana, abafite ubushobozi bakanaterana 2 mu mwaka cyangwa 3. Noneho kwa kundi baganira, abapapa bakageraho bakajya hamwe, abamama bakageraho bakajya hamwe, ariko bose bari hamwe. Noneho abana bagatangira kubaha wa muryango, bagatangira kumva ko umuryango ufite agaciro ushyize hamwe. Noneho za ngeso nziza bagatangira kuzigira ku miryango yabo, bityo bakanirinda kuzababaza umuryango, bubatse urugo rugasenyuka ari bo biturutseho. Ibyo bizategura umwana buhoro buhoro, noneho nidutangira no kubaka ingo, zitangire kuba ingo zikomeye. Ibitekerezo rero birakakaye nkuko mukomeza kubyumva, baba urubyiruko, baba ababyeyi, baba abamutima w'urugo nabo n'ababyeyi, baba batwumva bose. Nibaza ko turavuga ibintu kenshi mudakora,
kenshi bikorwa ariko mu buryo buvunanye. Reka dufate akanya gato twumve indirimbo nziza iri budufashe kumeza ikiganiro, noneho tugaruke mu kanya. udasanzwe ku mwari ushimishije ababyeyi n'umuryango, mwari mwiza uragiye usanze uwagukunze, mwari mwiza uragiye usanze uwo wakunze. Tubifurije amahirwe mu rugo rwanyu n'umugisha mwinshi, muza rwubake rukomereye mube intangarugero, muza rwubake rukomereye mube intangarugero. Umunsi udasanzwe ku mwari ushimishije ababyeyi n'umuryango, mwari mwiza uragiye usanze uwagukunze, mwari mwiza uragiye usanze uwo wakunze. Muzabyare hungu n'akobwa, muzahoza amata ku ruhimbi, umutware wawe turamushimye n'imfura mu zindi, umutware wawe turamushimye n'imfura mu zindi. Umunsi udasanzwe ku mwari ushimishije ababyeyi n'umuryango, mwari mwiza uragiye usanze uwagukunze, mwari mwiza uragiye usanze uwo wakunze. Itariki nk'iyi muzayizirikane mu buzima bwanyu, muzahore muyibuka igihe cyose, muzahore muyibuka igihe cyose. Umunsi udasanzwe ku mwari ushimishije ababyeyi n'umuryango, mwari mwiza uragiye usanze uwagukunze, mwari mwiza uragiye usanze uwo wakunze. Umunsi udasanzwe ku mwari ushimishije ababyeyi n'umuryango, mwari mwiza uragiye usanze uwagukunze, mwari mwiza uragiye usanze uwo wakunze. Umwanya ni uwawe kugira ngo uhitemo ikizakugira akamaro, kugira ngo uzabe umugore mwiza ubereye urugo rwe. Ntago umutima w'urugo byitwa umugore uwo ari we wese, byitwa umugore ubimerita, umugore ubikwiriye, umugore koko ubereye kwitwa umutima w'urugo, bitewe na bya bindi byose twavuze. Niba koko ubyujuje, haranira rero kubyuza kugira ngo uzabe umugore ubereye urugo rwe, uzabe koko umutima w'urugo. Muzi ko umugore ari umutima w'urugo, ubwo
twiza ko nawe ugiye kwitegura neza nyuma yo kumva ibi byose warasanze utariteguye neza nubwo ufite ubukwe mu kwezi gutaha ushatse wawe bisubitse ukabanza ugasubiza amaso inyuma ukitegura neza noneho kugira ngo uzarwubake neza ho kugira ngo uzagereyo muri kwezi kumwe amezi 2 umwaka mu myaka 2 ntuzarenze 5 waba ubihagaritse ukabanza ukisuzuma neza ukamenya inshingano ugiye gukora izo arizo ukamenya ibyo ugiyemwo kuko ntago ari imikino. Tukaba rero tugeze ku musozo w'ikiganiro, reka tubashimire mwe mwese baba ababyeyi kwa urubyiruko mwe mwese mwatanze inama muri iki kiganiro, namwe muri bo mudukurikira mwifuza kugira inama mwatanga cyangwa se mufite impanuro muri muvanamo ubutumwa bwiza cyane bububaka, mwese turabashimiye muri rusangi. Reka tusoze tubararikira ikindi kiganiro cy'ubutaha aho tuzinjira neza noneho uburyo umwana w'umuhungu nawe utegereje kurushinga uko yitwaraga, kuko byose mu bijyanye n'umuryango bishingira hasi, bihera ku muryango umuhungu n'umukobwa uko bubatse, uko iburere bahawe n'umuryango, ibyo byose nibigenda bikururana kugira ngo twe twagera ku muryango nyawo wuzuye. Tuzavuga ari ku muhungu, tumenye umuhungu w'umunyarwanda ubereye kuba nyirurugo, ubereye kwitwa umugabo ushobora gushinga urugo akaba se w'abana kabiki, uko yagombaga kwitwara mu muryango, uko yagombaga kwitegura kugira ngo yakire wa wundi uzamubera mutima w'urugo mu rugo rwe. Uwo no tuzaganiraho ubutaha rero, ibitekerezo byanyu cyane ningira akamaro, ubwo tuzabiganiraho ubutaha mu kiganiro cy'ubutaha. Turabashimiye mwese rero muri rusangi mwari mwicaye imbere y'amateleviziyo yanyu mukurikira kino kiganiro kuri Royal TV, bari kumwe nanjye Umutoni Radia, ngo nawe ubutaha.